Nshuti bakunzi mukurikiye gahunda za Ntagara Official, reka nizere ko meze neza aho muherereye hose, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mujyi wa Kigali nawe muri kutwumva muri hanze y'u Rwanda. Ese mwiriwe, mwaramutse, muraho neza? Ibisanzwe rero ni Ntagara Official wanyu. Uyu munsi naje rero kugira ngo twongere tuganire hahandi nyine usanga ibintu bitandukanye, ibiganiro, ibisigo, ubuzima, tumenya byinshi byagiye bivugwa cyangwa se n'ibindi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora kuba uri kwibaza ese uyu munsi turagaruka kuyihensanganyamatsiko cyangwa se Ntagara uyu munsi yaduteguriye iki? Nujye kure, nizere ariko kumeze neza. Niba ibintu bitameze neza uyu munsi ihangane, ejo bizagenda neza. Urabyuka ukarira ati Mana ese njyewe nagomeze nk'abandi, ese kuki njyewe utanyibuka? Kuki njyewe utanyibuka? Ese kubera iki njyewe ubuzima ari bwo nkomeje kubamo? Ese njyewe nago nkwiye ibyiza nk'abandi? Birumvikana hari igihe witotombera Imana, ese Mana njyewe urabona nakwiye ibyiza? Ese njye kujya mu ndege n'ibyambera? Ese njye kwambara inkweto nziza nk'abandi n'ibyambera? Yes, birumvikana, ariko ikomeza urwane uhatane, ibyo byose uri kwibaza uzabisubizwa. Uyu munsi rero insanganyamatsiko dufite, tugiye kurebera hamwe iki kintu cyangwa se tugiye kuganira kuri iki kintu, kuri insanganyamatsiko igira iti kutarebera umuntu mu ishusho y'uyu munsi, cyangwa se kutarebera umuntu mu buzima ari kubamo aka kanya. Wenda nabaha urugero, uyu munsi ushobora kuba ubyuka ukabona wa mupranto ubona aho ngaho ku muryango, ubyuka gukorera isuku, nyine ukibwira ko ari uko ubuzima buzahora, ukibwira ko buri gihe azajya abyukana indobo cyangwa se ijerekani agukoropera cyangwa se akoropera abandi aca inshuro. No, ntago ari uko bimeze. Umuntu wese uzajya uhura nawe, umuntu wese uzajya ubona ari gukora akazi, ari kwiteza imbere, ariko wenda ukabona uramurenze, uri hejuru ye, uzajya utekereza ko ejo bundi nawe bishobora kuguhindukana, ejo bundi ashobora nawe kubaho mu buzima uri kubaho ako kanya. Niyo mpamvu rero tugiye kuzajya duhindura cyangwa tugiye guhindura intekerezo, ndetse n'ubwo twagenzaga tugahindura ibintu byo kuvuga okay, uyu muntu ndi boss we, so agomba kunkorera ibi, agomba kunyitaho, agomba ukamubwira mu gitsure kibi, ukamubwira nabi, ukamufata nkaho atari umuntu. Hari abantu baba bateye gutyo, ariko uyu munsi ndagira ngo tuze guhindura ibyo bintu. Niba ugiye mu kazi, wa muntu ubonye ku muhanda, wa muntu ubonye ari kukubura mu muhanda, muhe respect, mubwire waramutse neza, umubwira amagambo meza. Hari igihe umuntu umwegera wajya no kumusuhuza akabanza akaba confused cyangwa se akibaza ese uyu muntu ningeje gusuhuza. Muzajye mutungura abantu, bamenye ko abantu bafite ubumuntu, abantu bakibaho. Hari umuntu ujye gusuhuza ati ngo nago narinzi kukinyibuka, ngo se nawe wabikora. Can you imagine? Abantu batangiye kubura icyizere ku buryo ugera no ku muntu wajya kumusuhuza akavuga ngo Yesu we, nyine akumva ko abantu batagira uwo mutima. Cyangwa se wagurira umuntu agafanta ati Yesu nguzi igihe mbeherukira, ngo kera cyane. Abantu basigaye bararushye, abantu nago bakifite urukundo muri bo. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngira ngo tuganire, twongere twigarukire kuri iki kintu cyo kugira urukundo, ndetse no kutarebera umuntu mu ishusho afite uyu munsi. Uyu munsi ni umukene, uyu munsi arya bimubabaje, uyu munsi arya ari uko abana be bagiye guca inshuro, cyangwa se ari umuntu wamugiriye neza, ariko uyu munsi numunyuraho, uyu munsi numuvugisha. Hindura intekerezo ze, reka amenye ko at least hasigaye hari abantu bafasha abandi, kandi ari abantu bafite umutima w'ubumuntu. Ese turi kumwe? Ese turi kugendana? Ushobora kuba ibi bintu byarakubayeho, uri wa muntu nyine uhora utega amaboko, cyangwa se uri wa muntu buri muntu yanyuraho ati ntacyo uzimarira, ntacyo ushoboye. Ariko humura, ejo ni heza. Komeza ukore, ntagire umuntu guca intege, ntagire umuntu gusuzugura. Niyo yagusuzugura wowe ukomeze uvuge okay, ejo ni heza, ibi byose ndi kubibonamo isomo. Bura nawe nukira cyangwa se nuva muri ubwo buzima, ntuzatesha agaciro abantu babayeho nkawe cyangwa se bari kubaho nkawe. Uzajya wibuka ati uyu muntu nanjye rimwe nari meze nkawe, nanjye uyu muntu rimwe nasabye nkawe, so reka mwiteho. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kwigarukira kuri iyo ngingo. Wowe utunze, ufite imodoka, ufite ibintu byinshi, wowe rimwe na rimwe ibiryo barabimena, rimwe na rimwe ufite ubuzima bwiza, hari ibintu mu buzima bitakubaho ukibwira ko n'abandi ari uko. Oya,
niba imana yarakugiriye neza, ufite ibintu, ufite umutima, ufite byose wifuje mu buzima bwawe, ariko nuko abantu benshi ati njyewe ntago mfite byose, ntaho ndagera. Buri muntu nyine ahora akora, buri munsi agakora, ejo agakora, ati ntago ndagera kuri cya kigero nshaka. Iyo niyo si turimo nyine. Ariko niyo wageze kuri twa tundi duke wasabye Imana ikatuguha, uhita ugendera mu ijana. Nushaka kureba ba bandi bagufashije, nushaka kureba ku muturanyi, nushaka kumva ko hari ikintu yatanze kugira ngo nawe ubeho. So reka duhindure intekerezo zacu, reka duhindure ibyo tuvuga, reka duhindure uburyo tubona abantu. Umuntu niba uyu munsi abayeho nabi, uyu munsi niba gusaba, nta kibazo nagusabe, ariko nawe ntuvuge ese uzageza ryari kunsaba. Basi mugira inama uburyo ashobora gukira, uburyo ashobora kubona amafaranga, ariko ntukazajya uhora umurebera muri iyo shusho yo gusaba, ati ngo bagiye kunsaba, ngo umva ngo ihute atansaba, ngo ntumuzi se. Nubwo nibwo buzima arimo, icyo nyine ubuzima nicyo buri kumutegeka kugira ngo gusabe. So uwo muntu rero ejo yaba wowe, ejo yahinduka, ejo yaseka, ariko se guseka bizaturuka kuri wowe umunyuzeho ukamuhereza ijambo ry'icyizere, bizaturuka kuri wowe umunyuzeho ukamuha peace, bizaturuka kuri wowe umunyuzeho ukamusekera, bizaturuka kuri wowe umunyuzeho ukavuga wow sha umva komeza ukore, ejo ni heza.